Yes ashimwe ningiwe ukuri nkunda Aline ukuri nkunda abatanze kuri social media Facebook Instagram ndi nka ukuri nkunda. So uyu munsi ndashaka ko tuganira ku byerekeye agakiza. Amen. Reka nsenga ndumva gusenga mbere ko tuvuga. Mana turagushima kuri kano kanya, turashima ko tukiri bazima, turashima ko udukunda kandi wadutoye utuzi, uhabwe icyubahiro. Nkaba nongeye gusaba imbabazi ibyaha byanjye ndetse n'abumva. Data ndasabye ngo ari wowe uvuga atari njye uvuga, ari wowe ugaragara atari njye ugaragara. Ndasabye Mana ngo seul vraiment ta volonté, ukuri kwawe kuzuye kutagabanyijwe, ariko utuganiriza bitewe n'impamvu runaka ku muntu wese uzakuyumva. Kandi agushima Data yuko byose ubikora ubizi kandi ari muri gahunda zawe. Reka amaraso Yesu Kristo turayashimye, wadupfiriye ku musaraba. Kubw'amaraso yiwe turi bazima hano, tuzi imbere yawe, turi bold, tuzi neza yuko utwumva kandi twihannye utubabarira. Rero Papa ndagushima kubw'Umwuka Wera ko utadusize turi imfubyi, ahubwo wadusiganye umufasha ari Mwuka Wera. Rero ndasenze ngo Saint Esprit de Dieu wisanzure uvuge, nous te donnons la parole, que toi seul puisse parler, wowe nyine utuganirize mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya, amena. Nizere ko meze neza aho muri hose. Haleluya. So turi bazima, nimba unyumva nuko turi bazima. Amen. Nimba bashije gufata iyi video ukayifungura bona ukuri muzima. Amen. So rero akenshi dukunda kuvuga tuti nibutse ejo bundi sinzi ukuntu nicaye nkatekereza ukuntu turamuka twese, turamuka tukaba turamutse ukumva mbese uranezerewe yuko utaraye upfuye. Haleluya. Ariko ndagira nkumenyeshe ko buriya kuba utapfuye nuko hari impamvu, suko uri mwiza kurusha undi cyangwa suko se hari n'abatasenze baramutse, hari n'abaraye basenze bagapfa, hari abapagani rwose badakunda Imana na gato bariho, hakaba n'undi wa wundi usenga wiriza ugira gute ariko yarangiye yagiye. Nshatse kuvuga yuko ari ubuntu, ni ubuntu bukomeye kugira ngo turamuke, kugira ngo Imana yemere ko turamuka. Ariko ugomba kwibaza ise njyewe Imana yemeye gute ko ndamuka? D'abord icyo kintu cyerekana yuko ubuzima utabufite mu ntoki, utabukontrola. Umva niyo wamera ute, warya ute, wakira ute, wagira gute, hari ikintu cyitwa kubaho uri healthy, kubaho mbese kudapfa. Kubaho udapfuye mbese ntabwo bizana kubera ko ufite amafaranga, ntabwo biza kubera ko wize neza cyangwa uri mwiza cyangwa uteye gutya cyangwa iki, ntabwo bizana biva ku muntu, biva ku Mana. Numa bari ushaka gusanga n'umwana bataye mu nzira ukabona bayeho, uyu munsi abaye umuntu, ukabona umwana wavuye muri famille nziza, uyu munsi doke ni kirara kiraho cyangwa n'umuntu wanapfuye nabi, katuvuge gutyo, kuko buriya byose biva ku Mana. Haleluya. So iyo waramutse ujye umenya yuko Imana iba yatewe kuramuka hari impamvu. Ntabwo Imana ireka ngo uramuke, ntabwo ireka ngo turamuke kugira ngo dukomeze dukore bibi tuzi ko ari bibi, ahubwo ireka ngo turamuke kugira ngo iduhe chance yo gushyira ibintu mu buryo, cyane cyane gushyira relationship yacu n'Imana. Nuko usanga kenshi tutiranda konti impamvu twaramutse, tutiranda konti impamvu imwe tutabaye babandi batowe bo kugenda, tutabaye impamvu hari n'abemera ko Satani yimba abantu, none Satani ntiyakwibye Imana ntiyabyemeye. Amen. Rero ugasanga wowe uraramutse ariko kumva ko ari ibintu biri normal, kumva ko ari ibintu bikwiye. Reka mbabwira igihe twicara mu bintu ukumva we bitakubaho, sinzi ukuntu tumeze abantu, ariko icyo kintu kiratuhumye cyane mu bintu byinshi cyane, especially aba Christians, kuko buriya abakristo nimba ari abantu Imana yafunguye amaso, nimba ari Imana yagiriye ubuntu ikaduha gusobanukirwa ubuzima, ikaduha mbese ikadufungura amaso, kuko burya iyo uri umupagani cyangwa umuntu utarakeye Yesu ugihumye, uri impumyi, ubugenda donc wumva yuko wigenga, ntunatekereza ko ushobora gupfa, niyo ubitekereje umva ntuzi niyo uzajya. Donc urumva rero uwo muntu ntabwo
uwo muntu doka abagihumye, ariko twe twahumutse amaso wagira ngo ahubwo duhumye kurusha n'abatarahumutse, kuko tubaho nk'abapagani, twifata nk'abapagani, tukiriza nk'abapagani, ariko iki gihe kirageze cyo kugira ngo tube abantu tuba dufite intego, tuzi ibyo turimo, ibyo twicayemo tumenye ibyo twicayemo, ibi byacu tubimenye, ibitari byacu tubyange, niyo bya we feel good, you know, niyo waba wumva muri wowe ari ibintu bigomba bikubera byiza. Donc si ibintu byose we feel good, sizo kunabyita mu si ikintu cyose wumva ari cyiza ariko ari ukuri. Adamu Satani ajya kwataka Eve, yamweretse igiti ngo Eve abona igiti kimeze neza, gisa neza, uvuga ko Eve yabyumvise imeze neza, it was good to her, feelings ziwe, donc amarangamutima, right, yumvise bimeze neza, yibagirwa ko Imana yavuze ko ari kibi, nubwo bwose cyasaga nabi, nubwo bwose ku maso cyasaga neza icyo giti, ariko Imana yarakize kibi. Haleluya. So hari igihe dukunda gukora ibintu kuko society ivuga ko nta kibazo, cyangwa muri wo kumva ko nta kibazo, ariko gishobora kuba kitaboneka rwose ko ari na kibi, ariko mu gihe Imana yamaze kukivuma, mu gihe Imana yamaze kucyambura ubwiza bwacyo, uko cyaza gisa kose, uko Satani yaza cyambitse, ntabwo gishobora kuguhesha umugisha, ahubwo kiza kujyana mu rupfu. Amen. Donc tugomba kuba abakristu, dukora ibintu tuzi ibyo turimo, dukora ibintu twamaze gutekereza, ubyutse uvuga ute se ndabyutse kuki Yesu yemeye ko mbyuka uyu munsi. Haleluya. Nukugira ngo turebe ubuzima bwacu, ibyo tutakoze neza tubikore neza, intego mbese en fait relationship yacu n'Imana cyane cyane niyo tugomba guha agaciro. Ntabwo twe tubyuka kuko ngo wasenze cyane, ngo kuko nukuri n'ubuntu bw'Imana, n'ubuntu bw'Imana. Yewe hari ibintu byinshi maze kwanaliza mbona mu buzima, no gusenga n'ubuntu bw'Imana, no kubuvuga Imana n'ubuntu bw'Imana, no kuba uvuga uti ndashima Imana, kuko hari abatabikora kandi bavuga ngo bazi Imana, urumva, bakagenda nk'abapagani, bakitwara nk'abapagani, ariko bakirwanika God first. Ikira kintu it's very sad, ikintu kibabaje cyane, ariko wowe wagira ubuntu n'ukamenya Imana, ukayisobanukirwa, ukayumva. Haleluya. Ujye umenya ko iyo yakuretse ngo uramuke, uyu munsi uramuke, nanjye kandika ngo unamuke, ujye ubanza uhere wisuzuma, twisuzuma, tuvuge tuti se okay, Imana impaye undi munsi, ariko nta n'ubuzi kuri uburangize nanone, kuko kandi si ukubaho ufite ubwoba, ahubwo ni ukubaho uri aware. Amen. Uri aware, be watchful. Duhore turi I don't understand mu Kinyarwanda uko babivuga, ariko tube abantu let us be watchful. Reka tubyuke, dushishoze mu bintu byose. We are not living just to live. Ntabwo turiho kugira ngo gusa tubeho. I'm telling you, hari a reason why uriho nanjye ndiho. Ikintu cya mbere nuko Imana iriho. Wabishaka utabishaka, ikimenyetso birahari. Ntabwo wiremye wisanze mu muryango urimo. Benshi bicaye mu miryango bavuga ati ngiye nifuza iyo mvuka hayo mvuka. Tuvuga ngo hari umuntu wakuremye. Amen. Imana yarakuremye. Nta n'umuntu wakurema kuko nta muntu uri mu wundi. Doko ni beyond umuntu. Haleluya. Adushyiraha, aguha ubuzima. Niyo rero z'ubwenge bavuga uti se ni ikihe kintu yandemeye. Amen. Ikintu cya mbere Imana yaturemeye ni ukugira ngo tuyiramye, ni ukugira ngo tuyubahe, tubahishe. Ibintu biri very clear. Kare nasomaga Abagalati 5:25. Ibintu biri clear. Ukora ibi uzajya igoheneme, muri igoheneme usigura mu Kinyarwanda ikuzimu. Amen. Ariko dufite umuntu umaze kudupfira, ariko umva. Amen. Ariko yaduhaye nawe imbaraga izo kugira ngo tuneshe ibyaha, yaduhaye imbaraga zo tuneshe amarangamutima. Amen. Rero nagira ngo mbabwire ngo wabyutse mu gitondo, ujye uvuga uti se Mana, ko wambyukije iki gitondo, washimye ko nabyutse, washimye yuko iri joro ntagenda, none nimba hari ibintu ubona bidatunganye mu buzima bwanjye, ngwino ubintunganyirize, nyereka aho nakosheje. Hari ibyo ubuzi wakosheje, hari ibyo uzi utarababarira, hari ibyo uzi ugifitemo impaka n'abantu, ibintu ni byinshi cyane tucamo, ariko icyo gihe Imana ibiguhaye the time to make things right, ibiguhaye undi munsi wo kugira ngo ibintu bishyire ku murongo. Don't live like you have tomorrow. Ariko tuba twuba ko dufite tomorrow. Reka mbabwire, hari ibintu bikubaho in life you never thought
you can be one of those. Nemeza ko hari umuntu upfa atazi ko yashaka gupfa, mbese akabyumva from far, ariko niyumve ko bishaka kumugeraho. I don't know if you understand what I'm saying. Like maybe example, you know, twabaga ahantu hamwe before me n'abana nyine na papa, dufite umuturanyi ufite umwana urwaye autism iri very high, ariko we umupapa yatandukanye n'umugore kubera ko nyine bari abana bashobora gutandukanya amakapozi mutari strong enough, cyangwa mudafite imana, cyangwa mutari strong enough namwe, kuko ni ubuzima bustressa, n'abana basaba imbaraga, basaba kwihangana. My goodness, you know, ni donc famille yose irarwara kwa. Akajya muzana mu rugo abana banje nabatoje, rero ni Imana n'abatoje, ugasanga bo ntago bamwambeta, you know, bo ntago babagambete n'uwo mwana, ariko urumva uwo mwana yambetaga abana, ariko abandi ukabona baramuturira, baramukunda. Ahubwo akajya kugiwe yitwaga Eric akajya aza mu rugo, twasenga muri mercredi, akaza akicarana natwe, umwana ubona buri gihe amwiruka inyuma, I couldn't understand. Sinashaka kubyumva, sinashaka no guconnecta, sinashaka no I couldn't. Kuko nyine I couldn't, it wasn't me. Ntabwo nigeze mbicamo. I didn't know how to have umwana nk'uwo. Urabibona kure ukumva just them, why not you, you know? Hariye dukunda gusenga twa ngo why me, why not you? Kuki nge mana wangize none se wumve abikorende, undi se warabikwiriye ntabyo akwiriye. Amen. Hariye tuvuga ibintu ati why me man, why byo nyine nabibaye igihe kinini cyane kubera Joshua afite special needs nawe. Noneho umva papa maze kugenda, nyuma maze kuduta umwana muto n'abana ari bato, nzana n'umwana urwaye iyo ndwara. Iyo nicaye nkibuka icyo gihe n'uwo Eric wazaga mu rugo, my friends, utazi ko nyuma y'imyaka ningahe ushobora kuzamugira nawe. Witona ko life is just life. Ntukicare wumva ko it can happen to you, you know, ngo kuki ngewe se, why me, why not you, why Eric, why not me, why me, why not you. Turi mwisi twese, you know, uretse iki Imana itemeye, ubundi byose byakubaho. Kandi icyo yakwemeyeho uri umukristo cyane cyane ibizi impamvu, kereka icyo wizaniyeho, kandi icyo wizaniyeho kikakugeraho ingaruka birahari nabyo. Hari ibintu dukora bikatuzanira ingaruka, hari n'ibyo Imana iguha gutya kugira ngo ubicemo, ubwo bifite impamvu zayo. Gusa nzi ko Imana idapfa gukora ikintu gikoze cyose gikorana ubugwaneza n'urukundo, kandi ifite intego nziza ku buzima bwacu. Rero nawe nujya ubyuka ukabona ufite ubuzima, ukabona urongera urabyutse, ujye ubanza ushima Imana, ariko unamenye impamvu ushima Imana. Ntugashime Imana gusa ngo uriho ngo bigende bite. Ushaka kubushima Imana ngo uri kwica ingo z'abantu, ukaba uri umugore uri gusamba n'umugabo w'abandi, ubwo se nkaho ubyutse ushima Imana yihe? Ahubwo ko wakagombye kubyuka ugashima Imana ukihana, ko Imana ibiguha igihe cyo kwihana. Ushaka kuburaha uri muri business ariko urabeshya, uri umujura. Ushaka kuburaha nta nagakiza ufite. Ushaka kuburaha warakoreraga Imana ntukiyikorera, urabeshya ukajya gusenga nk'abandi, ariko kuwa gatanu no ku cyumweru uzi urara, uzi abo muryamana. Ibyo ni ibyaha by'abapagani mu rusengero byihishe nyine, abantu bakora mu rwihisho. Simvuze ngo donc ndavuga ngo uyu byuka wisuzuma, ntukabyuke gusa uvuge ngo ndashima ko uriho for what. Uriho nk'umukristo ariko ubaho nk'umupagani, ukanashima Imana ko ukiriho, ariko mu gushima Imana kwawe ko ukiriho ugakomeza ubaho ubuzima nyine bw'abantu batakijijwe. Kandi ukamenya ko hari uwakijijwe neza pe, barahari. Tujye tureka ibintu byo gushaka kuvuga ngo bose ngo twese turi abantu. Hari abantu ariko bakijijwe bihaye Imana for real. Yego niyakoze ikintu kubera nyine kamere yacu, turwana na Satani, turwana n'imibiri, ariko agira rumoro. Ntabwo we intego ye ari ugukora ibyaha.
intego ye ni ugukizwa agashaka kumera nka Yesu. Niyo mpamvu aguye arababara, akumva agize conviction, akumva something is not right, iki kintu sinakagombye kugikora, ariko wowe ubibyukamo ubyicaramo warangiza ngo God first. Urabeshya nde? Uribeshya. Waramuka ukishima ngo uriho, ariko uriho uri mu byaha gusa, uriho wangiza imiryango y'abandi, uriho uri umupfumu, urirwa uruga abantu, uriho donc ugira nabi. None wibaza ko umuntu we usenga, tuvuge rwose wimeje akihana akagira gute, yapfuye, wowe ukaba uriho ari ugavuga ati ndashimana kuko irankunda. N'uwagiye iramukunda reka, ahubwo kuba yaretse ngubeho ni ubuntu bwayo gusa, si uko igukunda kurusha abandi. I'm sorry, Yesu akunda bose, amen. Ariko yakuretse ngubeho kugira ngo wisuzume uvuga uti habe nanjye ejo ari njyewe, ndetse no mu isegonda rimwe, kuko hari n'abasohoka ntibagaruke, ariko wowe uracyariho kugira ngo wumva ino video. Amen. Ni igihe cyo kwisuzuma. Niba uri umupasiteri, ushaka kuba umupasiteri ariko uri umupagani, ushaka kuba umubishopu ariko uri umupagani mubi, uri umuhanuzi ariko uhanura ibinyoma, ntabwo ari titire yemeza ko ukijijwe, ntabwo ari titire yemeza ko umeze neza n'Imana. Ibikorwa byawe, kandi na bya bindi invisible, bya bindi dukora abantu batatubona, bya bindi nkora umwe mutambona nawe batakubona, ibyo nibyo Uwiteka ashaka. Ukavuga ati isaha n'umunota yose nicaye nzi ko ndahantu Uwiteka ampamagaye, am ready, kuko ntawe uzasimbuka urupfu, ahubwo ni ukumenya uti se nimpfa, nindyama ubu Uwiteka akampamagara, akavuga ngo Satani akabiba, Satani akanyiba, ndajya he? Iyo uramutse uvuga uti ndamukiye iki? Burya hari ibintu dushobora kunegirija, Imana ikaba yaguhaye uwo munsi kugira ngo dushyire ibintu ku murongo, ugakomeza cyangwa tugakomeza dukomeza ibintu tutazi ko turi kuyangiza, tutazi ko ari Satani turi guha umwanya. Ariko ureko Satani we umwanya warawufite deja, yamaze gucirwaho urubanza. Donc uri kumuha uruhushya rwo kugira ngo muzabane. Hejuru y'iki? Hejuru y'umuntu wakurakaje, hejuru y'umugabo uri kuryamana nawe, ufite umugore cyangwa hejuru y'umugore w'abandi, ibintu nk'ibyo. Imana itugirira ubuntu, imaze kubutugirira, reka mubabwize ukuri, ahubwo iduha imbaraga. Kuko hari abashaka gukizwa by'ukuri kandi bagashaka kuva mu byaha. Nawe wowe warakijijwe, waraguye, ukavuga ngo kuko undi yaguye akagaruka ngo nanjye nzagaruka. Urugendo rw'undi ntabwo ari urwawe. Hari abagenda ntibagaruke. Nabisomye muri Bibiliya ngo wowe urago wamaze gutestinga the grace of God, and then you walk away from it knowingly. Hari abagwa kubera bananiwe, atari uko babikunze. Ndibuka ngwa uko narasenze mu mutima nta muntu wari ukuzi. I knew I was trapped. Nari mbizi ko ndahantu atameze neza, ariko ntabwo neza ukuntu nshaka kuhava. Ndanabyuka rimwe twari turi muri boîte ahantu, I think umuntu umwe yazana bivuga hano, uwo muntu yakoraga kuri ambassade. Noneho donc muri kwinywera nyine vin et tout ça, je pense qu'il même nangwa whisky et coca. Noneho turaho ndabyuka ko nabwiraga nti listen, rimwe muzambura ndi kuri stade ndi kubwiriza, bakagira ngo narasaze. Umwe arambwira ngo wanyweye zingahe, ndamubwira ni no, njyewe ndabizi. You see, umuntu ashaka kumbona inyuma mukabona ndi ku having a fun, kuko ibyaha tubyita fun, but it's not fun, it is deadly. Ibyaha ni urupfu, ibyaha ntabwo ari fun. Yes, it feels fun, yes wumva uri muri fun, wumva you somebody but you nobody. Ibyaha birakwanduza, bikakugira mubi, bikakugira, my goodness, nimba ari ikintu I regret in my life no kugwa.
niyo ugarutse you have to kongera a zero. Man, you never the same. That's what icyaha does to you. Noneho kugwa rero uri n'umukristo ni umuvumo ukomeye kabisa. Umba ari umuntu nzi ku isi, I can testify, murambibwira n'abana banjye, nzi uri miserable. I don't care how you look at the pictures. I don't care niyo washyiraho pictures wamakiye usa neza, uri umusore mwiza, ufite imodoka, umukobwa mwiza, umugore mwiza, abenshi niyo baguye barahita bajya muri gym bakananuka. This is all is the same demons nyine. Demons zikora kimwe. I know that. Ugashaka kwerekana utari uri, my friend, and I know you the most miserable person there. Nta mukristo wakoreye Imana by'ukuri, atajya n'iby'uburya yavuze ngo by'ukuri ari she gave or he gave herself to the Lord, yitanga yiha Imana, ngo araguye asubiye mu isi, ngo she's good, kuko yerekana amafoto kuri za social media si cyangwa umugabo. You are the most miserable person out there. You are miserable. You need God. You will never have peace. Satani ari kukubeshya, nawe urabeshya abantu, nawe uribeshya. And I hope kuzagaruka before it's too late, kuko hari abatagoroka bagapfira muri ibyo byaha. Unfortunately, you end up in hell. Hari abagira ubuntu nkanje hano bukomeye, kuko I remember abantu bakunda kuba yaverisa ngo ni mukristo yabwo inshuro 7 ngo Imana yamugarura. Are you serious? Ntabwo ari everybody. Hari naho nasomye ngo umuntu who tested it ngo nyuma akagwa ngo is worse than an infidel. Ngo umuntu biramugoye kongera kugaruka. Yes, it is true. Hari very much abataragarutse. N'abagarutse n'ubuntu bw'Imana. Hari n'abanga completely. Ariko uwihima ntabwo ari Imana, ntuhima Satani, niwe wihima. So iyi grace y'Imana igihari rero ikaba iri kuguhamagara, nakugira inama yo kugaruka. Naho izo ntuza wambaye, izo fake amakoti, fake image wihaye, cyangwa ufite ngo ufite ugezweho, ona you miserable. This is just misery. The devil nawe akaguma agufeeding stuff, nyine aguha ibintu bikwereka kuri hatari ariko nturi hatari, kuko uzapfa ubure. Icyabaje, you end up where you don't supposed to be. Rero Imana ituganirize, iganirize umutima wawe, iganirize uwanjye, ariko tumenye ko kubaho kwacu ni ukugira ngo twitegure, dutegure urupfu rwacu, dutegure inzira yacu, ngo kandi ngo ni nto, abazayinyuramo ni bake. Only those elected, abake, ngo nayo kurimbuka yo ni nini cyane. Ushaka kwicara ukumva wese wowe bandi se bagiyeyo bari bazi ko ari bo, niho nahereye. Hari ukuntu tuba so comfortable, the devil akagufuza amaso neza akayagufunga, ukumva ko it's not about you, it's about somebody else. Kumva ko bireba abandi, ngiye ntibindeba. My friend, uri mu isi, umunsi wageze ku isi, Imana igahitamo kubaho, too late birakureba. It doesn't just look, ntigari nge bireba. Niho mpamvu ugomba kubaho uvuga uti anything can happen to me, and anytime ikintu cyaba nkapfa ndajyahe. Nkuko nakubwiye ngo sinari nzi ko nshaka kugira umwana ufite special needs, ntago byari bindimo, but here it is, byarabaye. Kandi naramubonaga kaza umupapa iki, I just couldn't connect it. Ntabwo nashaka kubiconnecta kuko urumva nyine ibitara kuba ntwemeye. Hari abapfuye umunsi they shouldn't believe, ntibari kumva yuko bashobora gupfa, but they're gone.
hari abarwaye kanseri uyu munsi umva ko badashobora kurwara kanseri kandi bakijijwe. Aho nge ndashaka no kujya very high kugira mvuge ko abakijijwe ko akenshi usanga ari bumva ko badashobora kurwara, ariko ugasanga ararwaye agasenga ariko Imana ntimukiza akarinda apfa. Ariko nawe abagiye azi Imana. Reka ndangize kuri ino story. Wenda hari umuntu nyirayo sinzi ukuntu nyibutse. Hari umukobwa twakuranaga tugashanise, ndamuvuze izina ko ashobora no kuza akatanga ubuhamya. She doesn't speak Kinyarwanda ariko nzi ko namubwira ibyo navuze. Arafite inshuti irwaye cancer. Arambwira ati izi uko umushuti yanjye irwaye cancer. So somehow Imana inganiriza uwo mukobwa, ntamuzi iramuntumaho. None umbwira Shanice nti we have to go see your friend, kuko Imana yambwiye ko kuba atarapfa no kugira ngo Imana imutegure, ariko she would die. I don't know, ariyo mvuga Imana nyine become mva neza mu mwuka, you know. So ndamubwira nti we have to go see her. Thank God umukobwa uri spiritual, si umunyedini, yumve ko abantu bose bagomba gukira, abatagomba gukira baragomba gupfa. It doesn't matter how much you pray. Hago Yesu yakishije abantu bose, namwe azakiza abantu bose. Hari abazapfa niyo wasenga ukiyiriza, ariko bazapfa bafite amahoro kuko turi muri Yesu. N'ubundi naha iwacu aha ntago ari iwacu. Imana ikora ibyo ishatse, urumva. Noneho ubwo noneho tujya kumureba. Tugiye kumureba senga Imana ikora ibyo igikora byose nyine neza. Tugendana nimugoroba mu saa moya nta bantu bahari. Anyways, donc Imana idutegurira umwanya kabisa, kuko twagiye dusanga nta bantu bahari. Yari njyewe gusa na Shanice ndetse n'umukopa w'icyo gihe yari amaze no gusohoka. Donc urva Imana duha really timing yo kugira ngo message ipase. Ariko kibazo ukuntu umuntu arwaye ugiye kumuha iyo message, niho handi nyine usenga ukabwira Imana ikaguha ubwenge, irabuguha kuko niba yagutumye aba ari ibyayo. Ndicara ubwo Shanice nangira kibazo ukuntu biri bugende. Turicara twicaye turavuga, ndavuga ntanzi. Arampreza ati n'inshuti yanjye turasengana tatata. Ndamwanira ngufitiye message mukobwa wa Yesu. Ndamubwira nti Imana yambwiye ngo iguhaye igihe urimo n'igihe cyo kwitegura. Nturangare ngo wumve ibi nibi bakubwira ibi nibi, kuko abakristo ari igihe tugenda tukavuga ibintu byose byo mu mubiri by'amarangamutima ko Yesu azagukiza. Hari abadakiza kandi bakagenda banezerewe. Sinzi uko nabivuga iki kintu, ariko abantu bose Yesu yakijije kandi it's fine, it's okay. Wamaze kwakira Yesu by'ukuri reka ndababwire, Paul yaravuze ngo yaba mu nzara yaba muki nta kizatubana ku rukundo rw'Imana. Imana yashimye ko utahura taha kandi utafite amahoro. Rero hari igihe usanga abakristo kubera kujya mu mubiri no kujya mu marangamutima tugashaka kugira Imana, sinzi uko nabisobanura. Ubwo umukobwa ndabimubwira, Imana iramfasha, sinzi uko nabivuze, akenti ntago nabisubiramo byose kuko nabikora kuganira n'Umwuka Wera. Arangije araho ararira, ndabivuga ko yabaye so emotional. Aravuga ngo thank you guys, ati mu bantu bose bansuye hano, umva kuko n'umukobwa wari uzwi, ndumva banabishyize kuri radio yacu hano amaze gupfa, kuko nyuma afete kandi ababwiye. Noneho uwo mukobwa turi kumwe na Shanice niki aravuga ati mu bantu bose baje hano, ati haje abantu ba Toronto bavuye hehe, ati ni wowe wenyine wambwiye ikintu kandi umva kukivuye ku Mana. It makes sense. Ati kubera ukuntu nari imeze n'ibintu natekereza, mbese ni nko kuza kumubwira icyo yarazi, ariko Imana ikakubwira nyine kigushakaho. Ati abantu bari kuza ngo God will heal you, ngo Imana izagukiza. Mva yari umukristo ariko je pense atagendanaga neza n'Imana, ararwara. Donc iyo ndwara rero imubera ububyutse n'ibiki none Imana kubw'ubuntu bwayo mu gihe cyo kwitegura
arambwira ngo nagira ngo ushime kumva Imana. Ati kuko nari distracted n'ibindi, nari nataga igihe mu bindi aho kureba ubuzima bwanjye n'ubugingo bwanjye. Unumva iki Imana imbwira? Ati mbonye urukundo rw'Imana. Urumva bazaga barepeta nk'abanyi, humura Imana iragukiza. Gusa nibyo nyine tumenyereye, Imana iragukiza bakaza bagashyira ibiganza, nta n'ibyo Imana yavuze. Imana iranakujyana, kakujyana rwose wowe ukagenda kubera utiteguye, wari uzi ko uzakira ngo Imana iva ngo idukiza bose, ariko si bose ikiza. Ujye ushaka ijambo ry'Imana, wumva icyo Imana ikubwira. Igihe cyawe cyakigeze ngo gutahane, ikitageze ntigutahana nyine. Urumva hari n'igihe hindura bya Ezekiyeli, ariko mamizi ko nyuma Ezekiyeli Imana imwongerera iminsi byabaye. Cya gihe cye cyari cyo gutaha cyari kiriya nyine. Uko nshatse kuvuga nuko ni byiza ko twumva Imana, tukumva icyo ishatse kutubwira, ariko nukicara ngo ibintu byakubaho n'ibiki. Ubwo umukobwa turahava yahavuye yatuye, mbese turamusengera, arihana, aravuga ati Imana integure, atubungiye kureba ukuntu ibintu byose mbishyire ku murongo, yanamukiza itanamukiza. Ariko muri iyo state of mind yuko arwaye, kandi arwaye indwara ikomeye, ntabwo gusa yatekerezaga gukira, ahubwo yatekerezaga gukira kubwo mu mwuka kuruta gukira kubw'umubiri. Kuko nibyo turi mu bintu by'isi, turi kurangara, iby'inyuma nibyo bidutwaye kurusha iby'umwuka. Umukobwa arangije avuga n'umugabo we, by the way, umukopa we batabanakora mariage mbere yuko apfa. Umuhungu abakoze mariage, umva nta wamenya impamvu babyihutishije. Umukobwa yapfuye nyuma y'amezi abiri, ariko agenda afite umunezero, umva ahita ajya no kuri TV bamushyizeho, urabyumva, ariko agenda yiteguye. Ubona agenda afite amahoro ko yakoze ubukwe, azi neza yuko umugabo we aravuga ngo bakore ubukwe mbere yuko apfa, kandi barabikora. Umva we y'icyo yifuzaga gukora cyanyuma mu isi aragikora, kuko ufite amahoro ya Yesu afite byose. Ikimuho cyose aracyakira. Ntivuga ko bitaba intambara, biratubaho kuko ni umubiri, ariko tubyitwaramo ntabwo ari kimwe nk'umuntu udafite Imana. Amen. So iyo ni story nashaka kuvuga yuko ibintu bishobora kukubaho bikakugwira, kandi nta shwa ufite, ukagomba kubyandura, ukagomba kubicamo, imuka bikabivamo, ubundi ukabigumamo paka Imana ibivuze. Ariko ikiri ngombwa no kuvuga uti se nditeguye, ko nyiriho nditeguye. Kuramuka kwawe uyu munsi, kuba uri kumva video uyu munsi, nuko Imana ishaka kugutegura, kakubwira uti ibyo ukora byose ujye ubaho nk'aho umunsi wawe ari uwa nyuma. Kandi ko twagombye Imana nyine idufungura amaso spiritually, mu mwuka, tube sensitive ku bintu by'ijuru, kuko turangajwe n'ibintu by'isi, kandi iby'isi ni ibyacu, ntituzana bigumamo. Unfortunately biradukanga, kandi ntabwo bikangitse, kuko nta n'ubuzima burimo. Imana idufashe, Imana igufashe, Imana ifashe. Urakoze Yesu, turagukunda kandi turagukunda pe, turakwihaye, duce bugufi. Ngwino udufashe, ngwino uduhe imbaraga, aho twagucumiyeho, tugusabye imbabazi, ndagushima ko buri munsi ushima ko nkiriho ku isi. Ndakwinginze Mana, nabari kunyumva n'ufite uwo mutima, ume kubaho ku isuku bwawe, nk'uko Paul yavuze, living is for you. Bibe ku bwawe gusa, intego ari wowe gusa, guhumeka ari wowe gusa, abana ari kubigisha wowe gusa, family ari wowe gusa, mu izina rya Yesu. Kuko ntacyo bimaze kuba kuri ino si tutaguhimbaza, nk'uko ijambo ryawe rivuga. Duhe izo mbaraga z'umwuka wera, batize au du Saint-Esprit, utwongerera imbaraga, utubatize mwuka wera n'umuriro w'umwuka wera. Tuvuge tugushira amanga, ariko dukizwe by'ukuri, tubanze twihane. Oh haleluya, bihere muri twe bya byaha tutoya ngo tutwizungazungaho, nazo zituveho mu izina rya Yesu.
Seigneur, nous te donnons nos cœurs. Je te donne mon cœur, mon âme, mon esprit. Je dis, Seigneur, prends contrôle de ma vie. Prends contrôle de la vie de mes enfants. Fate contrôle y'ubugingo bwanjye bwose n'abinyatuye n'abandiho n'abandi donc n'abavaturuka kuri njye. Ndagushima kandi ndabizi kubikora. Kuko ndabigusabye n'umutima uciye bugufi. Je ne veux plus vivre pour moi. Je veux vivre pour toi. Seul Seigneur. Kandi se bishaka kubw'imbaraga zanjye, yabone kubw'imbaraga zawe. Kandi j'ai confiance ko umurimo wadutangiye uzawurangiza. Kuko natwe turi willing yo kukumva no kukumvira. Udukize umwanzi, udufashe kwanga icyaha no kucyanga. Mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu Kristo. Bisenze kandi nizeye. Amen. God bless you. Yari ukuri nkunda Aline. Ubwo rero ufite ikibazo ambaze ajye yandikira kuri I think hano barandika. I don't know. Anyways, ntabwo wabura ukungeraho. God bless you. Sawa.